Welcome muhaye ikaze ku Musanzu Wacu TV, njye nitwa Secret nk'ibisanzwe, ngarutse kukubwira igice cya kabiri kuri HIV. Niba utararebye igice cya mbere, subira hejuru ubanze ugende ukirebe umenye ese HIV ni iki, ese yandura gute. Muri part 2 uyu munsi ngiye kukubwira ase bigenda gute ngo umuntu abe yapimwa asanganywe ubwandu bw'agakoko ka sida kandi ntabwo afite. Ibyo mu rurimi rw'amahanga tubyita HIV false positive. Ese wari uzi ko bashobora kugupima sida bakayigusangana kandi utayifite? Ese wari uzi ko bashobora kugupima sida ntibayigusangane kandi uyifite? Tip after top, news after news, banga after banga. Today rero ngiye kukubwira ku kantu k'ubwenge. Kora subscribe niba utarayikora, ukande like ni kugira mbone ko tuba turi kumwe 5 kuri 5, ukore share kuri wa friend kugira ntibajye bacikwa n'ibi biganiro byacu, wandike hano hasi muri comment niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi. Ubu ngiye kukubwira ase ni gute bashobora kugupima bakagusanga urwaye sida kandi pe nta niyo ufite. Guys, ese wari uzi ko ibi ngibi bibaho? Niki cyatuma bagupima bagasanga ibipimo bigaragaza ko ufite ubwandu kandi wenda ntabwo? Ese icyo gihe usabwa gukora iki? Ibipimo byifashishwa kwa muganga bipima sida bikoranye ubuhanga buhanitse, si uko bitakwibeshya, ahubwo nanone nuko hari igihe cyagenwe ku buryo ubwandu butangira kugaragara mu maraso y'umuntu uje kwipimisha. Aha rero igihe cyose ugiye kwipimisha ugasanga ubwirwa ko ufite ubwandu, ugirwa inama yo kongera gupimwa kugira barebe neza koko wanduye. Ikindi kandi erega byanashoboka ko bagupima ibipimo bikaza bigaragaza ko utanduye kandi wanduye. Ibi bikunze kubaho iyo uje kwipimisha vuba cyane, kuva igihe wanduriye kugeza uje kwa muganga. Bikunze kwitwa ko icyo gihe uri muri window period. Ubu rero nabwo usabwa ko bagusubiramo bakagupima, byaba ako kanya bishobora kuba ako kanya bakoresheje ubundi buryo western blot, cyangwa kubwirwa kuzagaruka nyuma y'igihe runaka. Akenshi ibi turabimenyereye n'amezi 3, maze bakemeza niba waranduye cyangwa utaranduye koko. Iyo ufite impamvu ituma utekereza ko wanduye kandi ibipimo bigaragaza ko utanduye, ushobora gusaba ko ibizamini by'amaraso yawe bikurikiranwa mu gihe nibura kingana n'ibyumweru 6. Ese muganga aramutse yemeje ko wanduye HIV usabwa gukora iki? Niba muganga wawe yemeje ko waba waranduye agakoko gatera sida, muganga yagufasha guhitiramo imiti myiza itaguteza ibindi bibazo byinshi, maze ikaba yagufasha kugabanya ubukana bw'iyo virusi. Kuri ubu mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ndetse no ku isi yose muri rusange, ntibigitekerezwa ko umuntu arinda kuzahara ngo abone gutangira imiti. No, utangira ugifite abasirikare b'umubiri bahagije bo kukurinda kuba wagera kuri rwa rwego rwa nyuma, ari rwo kurwara sida. Ni byiza kandi ko ushishikariza abantu bose waba uzi mwakoranye imibonano mpuzabitsina idakingiye kugira ngo nabo babe bakwipimisha hakiri kare mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo. Niba utarandura, dore uko wakirinda kwandura iyi virusi itera sida. Rubyiruko kandi nimwe ndi kubwira cyane, niba uzi ko ukora imibonano mpuzabitsina kenshi cyane, zimwe mu ngamba zikurikira zagufasha kugabanya ibyago byo kwandura iki cyago. Gabanya umubare w'abantu muryamana. Hari abantu baryamana n'abantu benshi, kandi kuryamana n'abantu benshi ibi bikongerera ibyago byo kwandura. Igihe wumva umubiri wawe utakibashije kuwutegeka, ugirwa inama yo gukoresha neza agakingirizo, kuko gashobora kukurinda amatembabuzi yanyu mwe muri gukora iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye ko yahura. Jya wipimisha buri gihe nibura nyuma y'amezi 3 kugira ngo urebe ko ufite icyizere 100% ko utarandura. Ushishikarize n'abo muryamana kwipimisha nabo kugira bamenye uko bahagaze. Niba ukeka ko waba wanduye nyuma y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, gana muganga aguhe imiti post exposure prophylaxis.
post exposure prophylaxis. Iyi miti igabanya ibyago byo kwandura igihe cyose umaze gukorana imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu ukeka ko yanduye. Imiti ugomba kuyitangira bitarenze igihe cy'amasaha 72 ukoze imibonano mpuzabitsina. Rero birumvikana ko bashobora kugupima sida ntibayigusangane kandi uyirwaye. Umaze kubona icyo wakora, umaze kumenya icyo wakora, umaze kumenya n'uko wayirinda. Ndabisubiramo rero, niba utarakora subscribe banza ukande kuri aka kantu, ukande ukazogera kugira ngo ujye ubona notification zacu zose, uduhe igitekerezo cyangwa inyunganizi, wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu ziri hano hasi muri bio. Ciao ciao.